Tubaha ikaze mwese abakunzi bacu ba chaîne ya Gushima TV. Imana ibaha umugisha. Mbasabiye umugisha uturutse ku Mana. Umwanditsi yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora ibyiza badacogora, niko Pawulo yandikiye Abaroma mu bice bibiri ku murongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Natekereje kuri iri jambo rivuga ngo Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Numva ni ijambo rikomeye. Salomo nawe yarivuzeho mu mubwiriza, yaravuze ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumvishwe. Aravuga ngo twubahe Imana kandi tuyihimbaze, ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza. Ibintu byakorewe ahiherereye, ibyavugiwe mu rwongorerano, mbese ibyo byose Imana izabizana mu rubanza. Mu rubanza Imana izakubaza icyo umunwa wawe wawukoresheje, izakubaza icyo ibiganza byawe wabimarishije. Niba ari icyiza izakiguhembera, niba ari ikibi kandi nawe urabyumva. Kubera ko nasomye irindi jambo rirambwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire. Ndagira ngo dutangira dusenga Imana, ariko kandi umwami w'abamuri kugukomangira ntumwime karibu, muhe ikaze muri wowe. Hanyuma numara kumuha ikaze umwakire, akubere umwami n'umukiza, akubere inshuti, akubere umujyanama, akubere ubwugamo, kubera ko niwe bwugamo bw'umugaro. Rero niba utarakora subscribe, ndakwinginga muri Kristo Yesu ngo uyikore. Niba utaraduha comment, ndakwinginga ngo uyikore. Niba kandi utaradukorera share, ndakwinginze ngo uyikore. Imana iraguha umugisha, ni inkunga ikomeye. Ndashima Imana cyane, ndashima Imana. Nabyutse mfashwa n'umuririmbyi uvuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha n'uwo muri kantike atuma nerade. Hanyuma yavuze uyu muririmbyi ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyiriye Yesu, nyishyikirize Yesu. Ndakwinginze ntucogore gushaka iminyago tuzashyira Yesu. Wenda uri umuririmbyi sinzi ukuntu uri guhura n'ibikomeye biri kukurwanya. Tuzaganira mu minsi iri imbere ku kiganiro cy'umuhamagaro, turebe se umunyamuhamagaro Imana imwitayeho cyangwa yaramuretse. Kuko hari abantu bari mu muhamagaro ariko bakabumva Imana yarabaretse, ahari baheruka nibahamagara, cyangwa se akumva wenda umuhamagara ari mataruwe. Oya, iduhamagara niyo kwizerwa. Ndakwinginze rwose komera ku mwami, kuko umwami wacu nuwo kwizerwa, umwami wacu ni umunyembaraga. Reka dutangire dusengana rero. Murabizi ko kuri uru rubuga, kuri iyi shene haba hari gusenga n'ijambo ry'Imana. Icyakora ndumva mu minsi iri imbere nzajya nzanamo n'indirimbo tukaramya, kuko gushima bijyana no kuramya. Imana ibaha umugisha, ibaha umugisha aho muri, ibaha umugisha aho muherereye, umugisha imirimo y'amaboko yanyu, guhabwa umugisha kuri twebwe n'isezerano, kuko turi urubyaro rwa Abraham. Uwiteka Imana ibarebe neza, ibarebe icyoroshye, kandi we tugiye gusengana Imana ikumvire, Imana ikumara umubabaro, Imana igusubizemo intege mu bugingo bwawe. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana ya muduhaye, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Uyu mwanya tuvuze ishimwe ry'imirimo wakoze, turagushimiye. Aba bantu bose baragushimiye, kuko ntibapfuye, kuko ntago bageze ahacecekerwa, kuko nubwo barwaye warabarinze, nubwo bakoze accident ariko warabarinze, nubwo ibyo batekerezaga ko biri bugende neza bitagenze neza, ariko uri kumwe na buri mu ruhande rwabo. Turagushimiye kuko ntabwo turashyirwaho ishuka y'umweru. Turagushimiye ntabwo turashyirwa mu cyumba cy'ahantu hacecekerwa, icyumba cy'isomo rya nyuma aho umuntu adatwara telefone n'ibindi byangombwa atunze. Turagushimiye kutaratwimurira ku wundi mubumbe w'abavuye mu buzima, ahubwo ukaba uciturindiye ku mubumbe w'abantu bafite ubuzima. Biravuze ngo
kuba tugihumeka mwami ni uko dufiteho umugambi. Umwanditsi yavuze ngo uzi ibyo wibwira uzatugirira ni byiza ntabwo ari ibibi. Aravuga ngo ni ukugira ngo utureme mu mutima w'ibyo uzadukorera hanyuma. Sengeye umuntu nkurikiye ngo umureme mu mutima. Yaracitse intege, yaracogoye, yarananijwe, ndasenze kugira ngo umureme mu mutima. Haleluya. Umureme mu mutima w'ibyo uzamukorera hanyuma, umureme mu mutima w'ibyo uzamukorera mu gihe kiri imbere, kuko ibyo uzakora ubihisha abadayimoni bamurwanya, ubihisha uburwayi amazemo igihe, ubihishe ubugumba amazemo igihe, ubihishe amakuba amazemo igihe kinini. Ibyo uzakora ubihisha abanzi be. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Wigeze ure mu mutima Dawidi umunsi yajyaga kubaza umuhanuzi Natani, aramubwira ngo mbariza Uwiteka ko Sawuli ampoza mu ntambara, ko Sawuli ndwanya buri munsi. Ese ko yanyimikishije amavuta atumye Samweli umuhanuzi, ibyo yambwiye yarabikomeje cyangwa yabivuyemo? Bibiliya ivuga ko Natani ngo yahise abariza Imana Dawidi, iramubwira ngo Natani, bwira Dawidi ko ibyo namuvuzeho mbikomeje. Wari umuremye umutima, kandi umubwire ngo nta kizambuza kumugira umwami. Dawidi aramubwira ngo mbariza Imana Natani ko mpora mu ntambara Sawuli anyoherezamo sinzazigwamo. Hari abantu baduhoza mu ntambara ariko dukeneye amakuru yuko tutazazigwamo. Maze Natani ko abaza Imana, Imana iramubwira ngo bwira Dawidi ko nzamurindira mu ntambara. Ntabwo wadusezeranije ko tutazaba mu bitugerageza, ariko watubwiye ko uzaturindira mu bigeragezo. Izina ryawe nirishimwe. Dawidi arongera abwira Natani ngo nakubaze mwami, ngo mbese ninjye uzakubakira ubuturo bwera? Uramubwira ngo ku ijambo nakuvuzeho rikomeye, ntabwo ingoma y'ubwami nzayikura mu nzu yawe, numara no gusaza nzayiha umwana wawe mu buzabyara. Niho yandikiye ijambo, aravuga ngo wibuke ijambo ryawe iminsi yose, ngo kandi ijambo wategetse uririnda ibihe ibihumbi kugira ngo urisohoze. Ndagushimiye kuri Imana irindi ijambo wavuganye n'abakobwa banteze amatwi, ababyeyi, abasore, abapapa, ushimwe. Wavuganye n'abashumba bankurikiye, wavuganye n'abadiyakoni bankurikiye, wavuganye n'itorero muri rusange, kuko itorero ryawe riri mu ibanga, kandi iryo torero impamvu riri mu ibanga ni uko ritabonekera amaso y'abantu. Izina ryawe nirishimwe. Ngaho bana natwe muri iki kiganiro tugiye kugira, udushyigikire, utugirire ibambe, kandi Mwuka Wera atubeho. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku ijambo, ku ntego y'ijambo ivuga ngo mbese umubyeyi gito mu nzu y'Imana abaho? Umubyeyi gito mu nzu y'Imana abaho? Hari umuntu uba umaze imyaka 20 mu rusengero, wenda n'umushumba, ni representant legal, ni umudiyakoni, ni pasteur, ni umuhanuzi, ariko ukabona ko abana be bega ibintu by'agakiza byanze. Nawe uriyizi ko usenga, wakijijwe kera, umaze imyaka myinshi ubana n'Imana, ariko umwana wawe yabaswe n'ibiyobyabwenge. Uhora wibaza uti se ndi umubyeyi gito? Turaza kurebera hamwe umubyeyi gito ariko n'undi mubyeyi utari gito. Byanza bikunze haba hari umucyo, ariko haba hari n'umwijima. Turarebera hamwe umwijima, turebera hamwe n'umucyo. Nusanga uri mu mwijima, uri umubyeyi gito, hari inshingano wibagiwe kuzuza, uraza gupfuka amahuri dusenge. Nusanga kandi uri mu murongo Imana igushakamo, ndakwinginga ukomereza aho mu izina rya Yesu, kuko umwanditsi w'ijambo yavuze ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, kandi urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore mwiza, umugabo mwiza, umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Rero abana ni amakamba yacu. Jewe njya nshimira Imana ko ndi umubyeyi, njya nshimira Imana ko nabyaye. Wowe ushobora kuba utarabyara, ariko ndakwinginga muri Kristo, ndaguhumuriza, ndagukomeza, nkubwira kuri nyina w'amahanga. Iyibutse Hana ikamuha Samweli, uyu munsi yaguserukaho. Iyibutse Sara afite imyaka 90, uyu munsi nawe yakwibuka. Ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando.
n'Imana idasaza ngo ivuga amasigara byicaro, n'Imana nyine ntabwo ijya yivuguruza ku byo yavuze. Imana ishimwe. Tugiye kuvuga ku mugabo witwa Eli, ntabwo turi bujye kure ya Hana kuko Hana yakoze iby'umubyeyi w'umuco cyangwa umubyeyi w'umunyabwenge, atitaye ko yari amaze igihe kinini yarabuze urubyaro, atitaye ko hari uduserivisi twinshi yarakeneye ku mwana we, ariko aba umubyeyi utari gito ku Mana. Rero dufite ababyeyi bari gito ku Mana, ababyeyi bigisha abana babo kunywa itabi, ababyeyi basangira n'abana babo za whisky, murantera amabuye noneho, ababyeyi basangira n'abana babo twamanyinya, basangira n'abana babo imbutabuta babatwara mu kabari. Abo babyeyi ni gito, abo babyeyi ntago babereye umuryango nyarwanda, ntago babereye umuryango mpuzamahanga. Abo babyeyi barimo barica umuryango w'ejo hazaza. Kandi umunyarwanda yaciye umugani mwa bantu mwe, aravuga ngo uwibahetse aba yigisha uwo mu mugongo. Uyu munsi niba uri umusambanyi, ubusambanyi ukora abana bawe barabubona, kabone nubwo baba ari impinja z'imyaka 3, 4, 5, 6, barabireba. Uwo muvu mukuru uvuye uza mu bana bawe. Uyu munsi niba uri umusinzi, warananiwe kureka inzoga, uri imbata y'inzoga, uri imbata y'itabi, urimo urabiba mu bana bawe imbuto zishaririye zizaba bihiriza ubuzima. Ndashaka kukubwira kuri gukora ikintu kibi cyane, kuko abo bana ufite nubwo ari abawe, ariko urerera igihugu utuyemo, urerera Imana. Wowe uri umukozi urerera Imana. Reka bariko mbisobanura. Biravuze ngo niba uyu mwanya abana bawe utari kubatoza inzira bakwiye kunyuramo, nkuko Salomo yavuze mu migani, yavuze ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye gucamo, azarinda saza atari yayivamo. Uyu munsi rero niba utazi gusengera abana bagiye kuryama, ubwo ufite ibindi bintu uri kubatoza. Niba utari gutoza abana gusenga, ukaba utari gutoza abana kuririmba, ukaba utari gutoza abana kuramya, ukaba utari gutoza abana gutinya icyaha, ejo bazavamo amabandi, ejo bazavamo indaya, ejo bazavamo abasinzi, ejo bazavamo abesikoro, ejo bazavamo abanywi b'ibiyobyabwenge, kubera ko ntiwigeze ubatoza inzira nziza. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ko ufitanye urubanza n'Imana, kuko uwibahetse nyine aba yigisha uwo mu mugongo. Ndavugana n'undi mubyeyi wa kabiri nawe wabigerageje, ariko abana bona byaranze. Ndagira ngo ubamurikire Uwiteka wabaguhaye, nkuko Hana yabigenje. Uzaba ubaye umubyeyi ukoreye mu mucyo, uzaba ubaye umubyeyi w'ubwenge, umubyeyi utari gito. Nukuvuga ngo uzaba umanitse amaboko ubwiye Imana ko wowe nta kintu ushoboye. Ubwira Imana uti wampaye abana, wampaye Budunyuri na Kajyunguri, none barananiye, nabasinzi, barara mu kimansura bamansura, bimeze gutya na gutya gutya na gutya. Mana babana ejo bazagukorera, bazavamo abaramyi, bazavamo abavuga butumwa, bazavamo abahanuzi, bazavamo abacuranzi. Sinzi budget y'icyo ubateganyamo, sinzi bije ubatekerezaho, sinzi umusaruro utekereza kuri aba bana. Ubasengere, ndakubwiza ukuri kw'iyo mu ijuru Imana ntizatinda kugusubiza. Nukomeza ugasenga, ukabasengera, ukabereka Imana izababyaza umusaruro. Reka dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni 2. Dusome. Ntukirengagize ibyo abana bakora, jya ubicaza ubahane. Dufite ababyeyi batajya baganira n'abana, anyway akaba ari mu kazi, azinduka agenda agataha nijoro, ntamenye ngo umwana yaryamye, ntamenye ngo yariye, ntamenye ngo yakoze homework, ntamenye ngo yambaye, ntamenye, akumva ko byose bigomba guharirwa abakozi. Mama uri muri gwiriza ibyo uzabazwa ku munsi w'urubanza. Papa uri muri gwiriza ibintu uzabazwa ku munsi w'urubanza, kubera ko ijuru rya mbere rihera mu rugo, itorero rya mbere ni mu rugo. Umwana we naba umucuranzi, undi akaba umuririmbyi, umurimo w'Imana uzaguka, ubwami bw'Imana buzubakika. None nubyirengagiza ugaterera iyo, urumva uzaba utari kugaburira abana bawe Satani. Ariko
ariko tuje kungurana ibitekerezo ngo Umwuka Wera tuyobore, aduha umuti w'icyo twakora kugira ngo itorero dufite mu rugo, abana twabyaye batuvuye mu nda, tuzabashyira Imana badafite ikizinga. Hariho umuntu ushobora kwibaza ngo mbese mu mataranto Yesu yavuze ni ukubwiriza mu rusengero, ni ukudiyakona, ni ukuririmba, ni uguhanura? No, banza uhanurire iwawe mu rugo, hanyuma bikomereze kuri eglise. Banza udiyakona iwawe mu rugo, bikomeze kuri eglise. Banza usengera iwawe mu rugo, bikomeze kuri eglise. Banza ya mirimo yose ukorera kuri eglise uyibanze mu rugo, uzaba uri gukora ibyo Umwami ashaka, uzaba uri gutoza abana inzira bakwiye kunyuramo. Umwana umwe iwabo bamutozaga gusenga, mama we agakunda kumutoza kuvuga Yesu, igihe adahari papa we akamutoza gusenga. Hanyuma ngo umunsi umwe umuntu amujyana ikuzimu, ntabwo nzi uko bajyayo, ariko ngo yaramutwaye amujyanye. Umwana agezeyo yari umwana w'imyaka 6. Ni ubuhamya numvishe turi mu cyumba cy'amasengesho hagati ya 2006 na 2007, murumva ko ari kera. Ngo yibuka ko mama ajya amubwira ko Yesu ari izina rikomeye kandi ari umugabo w'imbaraga. Ngo amaze kubyibuka aho hantu avuga Yesu, byaramugoye umwana, ariko aho abivugiye byamuhaye imbaraga zimukura aho hantu. Familiye yari imaze iminsi 3 imuhiga yaramubuze, izina rya Yesu rimukura ahantu ababyeyi be batamukura, familiye zitamukura, abaturanyi batamukura. Hanyuma ni ibice bibiri, igitabo cya Samweli cya mbere turasoma ibice bibiri umurongo wa 22, twumve icyo Eli yavuze ku bana be. Ushobora kuba hari amakuru uzi ku bana ariko ntugire umwete wo kubacyaha, urimo gukora nabi. Haravuze ngo icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka bana banjye ubwoko bw'Uwiteka, reka bana banjye ibyo numva bavuga si byiza, muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Umuntu nacumura ku Uwiteka, aha niho nashakaga ku murongo wa 25. Umuntu nacumura ku Uwiteka, umuntu nacumura ku wundi, Imana izamucira urubanza. Ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka, ninde uzamwitwarira? Ninde uzamumwitwariraho? Ni akabazo gakomeye kariho, ariko ntibumvira se, kuko Uwiteka yashakaga kubica. Maze uwo mwanya Samweli arakura, atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Ndashaka gufata uyu murongo wa 26, kuko twavuze ku babyeyi babiri, umubyeyi gito n'umubyeyi w'ubwenge, n'umubyeyi utari gito ku Mana. Ndawuhuza kandi n'igitabo cya Samweli ibice 2:18, cyangwa duhere 16. Kandi yo uwo muntu yamusubizaga ati nibamara kotsa ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka. Nawe yarabasubizaga ati oya, urabimpa nonaha, kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga. Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. 18. Nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto, yambaye efodi y'igitare, kandi nyina yajyaga mudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye, iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Amena. Kandi ngo na Eli asabira umugisha Yerukana n'umugore we, ariko Uwiteka agwiriza urubyaro kuri uyu mugore, akwituye uwo watuye Uwiteka. Amena. Nuko basubira iwabo. Sinzi niba murimo kumva teme cyangwa topic y'ijambo ndiho. Mwababyeyi mwe dufatanije kurera, twahawe n'Imana kurera. Nawe ushobora kuba utari wabyara, utegereje Imana, urindiriye ku musozi runaka.
ndakwinginze bawitoza uko barera, bawitoza uko baganiriza abana. Eli yari umutambyi wa Isiraheli ndetse yacaga n'imanza, ngo abyara abahungu. Abo bahungu ngo bakajya bajya ku rutambiro rw'Uwiteka, ngo bajyayo ngo bakajabura inyama, ngo bari baracurishije amafurusheti, Bibiliya iyita inkonzo. Ngo ayo mafurusheti bacurishije ngo bakajya bayatikura mu nyama zitetse mu masafuriya ku rutambiro, ngo bituma Abisiraheli bazinukwa urutambiro. Nzi abantu benshi banze gukizwa kubera yuko babona abana bo mu gishumba badakijijwe, ari babita abapagani. Nzi abantu benshi banze gukizwa kubera kavuga ati runaka ko akomoka mu muryango w'abarokore, kuki adakizwa, kuki ari umwesikoro, kuki ari umubeshyi, kuki ari umunyabinyoma, kuki ari umujura, kuki yampemukiye gutya. Nta muntu n'umwe wemerewe guca imanza, kuko Yesu ntawe yasigiye intebe y'ubucamanza. Nunabikora ujye umenye yuko uri kwirahuriraho amakara yaka. Hanyuma rero ngo izo nkuru zigera kuri Eli, kuko yarashaje, yari mukuru, ariko ntibyari byakamwambura kuba ari umubyeyi, kuba ari umutambyi. Ndashaka kukubwira ko uri umutambyi w'urugo rwawe, uri umutambyi w'inzu yawe, uri umutambyi w'ihema ryawe, uri umutambyi wabo mubana mu rugo. Ngo amenya ko abahungu be bajya bacunga abagore bari ku rutambiro, bamara kubacunga ngo bakabashyundura, bakabasambanya, bakabazamura amajipo yabo. Izo nkuru ziramamara koko, ziramamara. Niba hari ikintu nabonye cyamamara, ni ikintu cyabaye ku mukristo, cyaba ari ikinyoma, cyaba ari ukuri, gihita cyamamara. Ngo izo nkuru zigera kuri Eli, zimugezeho ntiyatekereza nk'umutambyi ushaje ejo ukeneye umusimbura, ntiyatekereza nk'umubyeyi ajya gucyaha abana be bya nyirarureshwa. Ubu dufite abana bajya bacyahwa bya nyirarureshwa, ariko ubaye inkurikiye waragize umubyeyi wagushyashye bya nyirarureshwa, wasaba Mwuka Wera akagucyaha, kuko akora imirimo ikomeye. Ngo arababwira ati bana banjye, ibintu numvise twahasomye rwose niba ari ukuri, ngo musambanya abagore, mujabura inyama zo ku rutambiro, mwangishije Isiraheli urutambiro rw'Uwiteka, bintu mukora sibyo. Kubera ko abahannye abacyashye bya nyirarureshwa, ngo abasore be ntibamwumvira. Ariko Bibiliya yavuze no ku mudamu witwa Hana, wabyaye akana ke kamwe ngo agatura Uwiteka. Buriya Hana asenga mu bice bibiri, yarasenze ari mu rusengero, ngo asenga iminwa ikomangana ariko ijwi ridasohoka. Impamvu yasenze isengesho ry'ubwenge gutyo, kandi umutambyi ari mu rusengero ntamenye uko Hana ari gusenga, Hana era akagira ngo yasinze, yanyweye ihira, yanyweye vino, kuko yari avuye mu birori, bagiraga ibirori uko umwaka utashye. Hana yari arimo asenga abwira Imana ngo wazibuye inda yanjye ikabyara, hanyuma ukampa umwana ko nzamugutura, akaba umutambyi iteka akajya gukorera. Biravuze ngo Hana kubera ko ari umubyeyi w'umunyabwenge wuzuye ubwenge bw'Imana, yari amaze kubona ko mu nzu ya Eli nta mutambyi uzakomokayo, kuko abana ba Eli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Hanyuma jya utekereza ko ubudiyakoni ukora, uramutse upfuye cyangwa ukagira indi mpamvu zatuma udakomeza uwo murimo, nibura hagize uwo mu muryango wawe mu bo wabyaye ukomeza uwo murimo, ni itabaza ryaba ritazimye mu nzu yawe, ni itarantu uko ntekereza ryaba ritazimye mu rugo rwawe. Jya utekereza ku kubwiriza ukora, ku buhanuzi uhanura, jya ubitekerezaho. Hanyuma rero ngo arangije, Bibiliya iravuga ngo arabyirengagiza Eli, ariko ngo Hana ntiyaterera iyo, nubwo yari yaratuye Uwiteka Samweli, ngo akajya amudodera agakanzu. Aka gakanzu dushobora kukavugaho ibintu byinshi. Kudodera umwana agakanzu ni ukumuha inama, ni ukumuganiriza, ni ukumusengera, ni ukumufasha, ni ukumuha urukundo, ni ukumwitaho, mbese buri kimwe cyo
cyose ukagikora. Salomo yaravuze ngo hano umwana wawe ufata akanyafu nyine umwereka inzira akwiye gucamo. Yavuze akanyafu ntiyavuze imihini mwa bantu mwe, ariko hari n'abantu batuye mu bihugu bitabemerera guhana umwana, kumukubita, kugira gute. Si cyo mvuze, hari ukuntu ushobora kuganiriza umwana wabona imyumvire ye n'imitekerereze ye atabyumva, ukamwereka Imana, ukamudodera agakanzu, kandi kumudodera agakanzu bigira umumaro. Tugiye gusenga Imana rero, reka mere nk'aba bandi bajyaga batubwiriza mu cyumba ngo umwuka basobanurire, ariko umaze kunanirwa kubera ko ubona urasenga ukorera Imana burinda icyaha n'igisa nacyo, ariko abana bawe bishwe n'urumogi, abana bawe ntibarara mu nzu, barara mu bubari, byagenze kwa kundi na kwa kundi. Ndagira ngo dusenge Imana, abo bana tubereke Imana, kuko niyo yabaduhaye, niyo yaduhaye kuba twita, iduha no kubabyara. Imana iduha umugisha. Kandi umuririmbyi wa 62 yavuze ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntazagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Reka mbwira abana nabo bankurikiye, wenda n'abasore n'inkumi, ubusore ni igishoro cy'umusore, ubusore ni igishoro, n'ubukumi ni igishoro. Iyo ubushoye nabi ugira amasaziro mabi. Bana ndabifuriza gushora igishoro cy'ubusore neza, kugira ngo muzagire amasaziro meza. Ushobora kuba ibintu mama yaciyemo, papa yaciyemo utabikunda, uhora usaba Imana kuguha imbaraga ngo ntibizagukurikirane. Ndakwifuriza gutinda imbere y'Imana, Mwuka Wera azagushoboza. Urakoze Yesu mwene Dawidi, urakoze wowe wabambwe tukabamburwa, urakoze wowe ufite urufunguzo rwa Dawidi, wowe ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga, wowe ufite ijambo rizima, kandi ijambo ryawe rikaba inkota ityaye amugi yombi. Turasenze tumenye yuko abana bacu ni umwandu uguturukaho. Biravuze ngo tubareze nabi turebereye ibyo bakora uzabitubaza, bizaba urubanza imbere y'amaso yawe. Ariko tubadodeye agakanzu, tukabitaho, tukajya tubasura, tukabagutura, baba batambyi, baca imanza, bagira umumaro mu gihe kizaza. Urakoze. Ngaho shyigikira buri muntu wese unteze amatwi, kandi Mwuka Wera muha ubwenge bw'uko yabasha kurerera mu gihugu arimo, kurerera mu mahanga atuyemo, kurerera ahatuye, kurerera ahaherereye. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndasaba kandi umuntu twari kumwe twatangiranye, ndakwifuriza umugisha w'Imana, kandi nkwinginga muri Kristo ngo ukore subscribe, uduhe comment, udukorere na share. Imana ibaho umugisha, nitutagusari tuzasarura. Kandi n'ubundi nshoje nshimira umuntu wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kibagereho. Imana yongere imugabire kandi mukubire karindwi, sinzarambirwa kubivuga, kubera yuko akwiriye umugisha. Umugisha barawukorera, ntago bawusabirwa, so yarawukoreye rero, Imana yumuhe. Amen. Wifuza kutuvugisha, wifuza ko tuguha inama, wifuza ko dusenga na 0788 900 wifuza gutera inkunga chano yacu, Gushima TV, urubuga rw'ubutumwa bwiza, urubuga ruriho ubutumwa bwiza buhembura, watwandikira kuri iyo nimero. Imana ibaha umugisha. Murakoze.